Amateka y'umunsi w'abakundana witiriwe Saint Valentin. Ubundi nta gitangaza kirimo kuba umuntu wese wavukiye kuri iyi si yabona mugenzi we akumva aramukunze mu gihe nta kibazo na kimwe cyihariye yaba afite, kandi si n'inzaduka ngo tuvuge ngo ni iby'ubu, ahubwo no mu isi ya kera niko byagendaga. Ibi byose ntacyo twabihindura kuko ariko bigomba kugenda. Mu moko y'inkundo harimo Eros, Philos na Agape, ariko twebwe nk'inzobere TV show reka twigarukire cyangwa twibandeho kuri uru rukundo rw'umusore n'umukobwa bakundana. Ibi bikaba byaratumye habaho umunsi wo bakundana bawitirira Saint Valentin. Muri iki kiganiro turagaruka ku busobanuro, inkomoko by'uyu munsi umaze kwigarurira ibice bitandukanye hirya no hino ku isi. Tuguhaye ikaze ku kiganiro kirambuye ni ku Nzobere TV show. Tubahaye ikaze mu biganiro by'Inzobere TV show mukurikirana buri munsi, tunababwira wowe utarakora subscribe nicyo gihe cyakora subscribe ubundi ubane natwe mu biganiro bigiye bitandukanye ni ku Nzobere TV show. Uyu munsi reka tuze kwibanira tuganire ku mateka y'umunsi benshi bibazaho, turebe inkomoko yawo, turebe abo yizihiza ndetse naho yizihirizwa. Ni Saint Valentin. Umunsi w'abakundana witiriwe Saint Valentin wizihizwa tariki ya 14 Gashyantare buri mwaka. Uyu munsi urangwa n'uko bakundana bibuka urukundo rwabo, basangira, basohokana, cyane cyane bahana impano zitandukanye ziganjemo indabo. Ibi tubikesha urubuga www.lintonot.com. Umunsi wa Saint Valentin wakomotse ku mupadiri w'umunyaromani witwa Valentin. Uyu yabayeho ku gihe cy'umwami w'abami Claudius wa kabiri. Aha ni hagati y'imyaka 169 na 273 mbere y'ivuka rya Yezu Kristo. Muri icyo gihe tariki ya 14 Gashyantare habaga umunsi mukuru wo kwizihiza umunsi w'umwamikazi Juno wafatwaga nk'imana y'abagore. Kuri uwo munsi abasore bandikaga amazina y'abakobwa bari mu kigero kimwe bakayashyira mu kintu runaka, maze umusore akazamura izina ry'umukobwa, guhera ubwo umukobwa akamuherekeza bakajya kwizihiza uwo munsi hamwe. Ibyo byatumaga abakobwa bahura n'abasore kuko mbere byabaga bibujijwe. Ubushuti bwabo bwarakomezaga bugakomera bukavamo no kubana ubuziraherezo. Ku ngoma ya Claudius igihugu cye cyaje kugarizwa n'intambara zikomeye, agira ikibazo cy'abasirikare bagomba kurwanira igihugu kubera ko abagabo bakiri bato bangaga gusiga abagore babo ngo bajye ku rugamba. Umwami Claudius yafashe icyemezo cyo guhagarika gushaka, ariko Saint Valentin ntiyabyakiriye neza, ahubwo uyu afatanyije na Saint Marius batangiye gusezeranya abantu bashaka kubana mu ibanga rikomeye cyane. Amakuru yagize ibwami kuri Claudius bidatinze, ararakara ategeka ko Padiri Valentin afatwa agafungwa. Padiri Valentin yarafunzwe koko, akatirwa igihano cyo gupfa akubiswa amahiri akanacibwa umutwe. Igihe yarategereje iherezo rye, abantu bazanaga indabyo n'ubutumwa bumukomeza bakabinyuza mu madirishya. Uyu munsi uvugwaho ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Hari abavuga ko ubwo Valentin yari afunzwe, umukobwa w'umucungagereza yakomeje kumuba hafi akamusura igihe cyose yarategereje kunyongwa. Uwo mukobwa yari afite ubumuga bwo kutabona, ariko ibitangaza byabaye mu gihe yasengeraga Valentin. Uyu mukobwa yongeye kureba. Ubwo haburaga umunsi umwe Valentin anyongwe, bivugwa ko yanditse ku rupapuro amagambo agira ati love from your Valentine, ni ukuvuga urukundo rwa Valentin wawe. Ibi yabyanditse ashimira urukundo n'ubudahemuka uwo mukobwa yamugaragarije. Ubusanzwe umunsi wa Saint Valentin wizihizwa tariki ya 14 Gashyantare ku isi hose, ufatwa nk'umunsi w'abakundana. Umunsi ukaba uhurira n'umunsi Kiliziya Gatolika izirikana ubuzima bwa Mutagatifu Valentin. Ariko kuri uwo munsi wa Saint Valentin cyangwa Valentine's Day hari ibintu byinshi bitandukanye bikunze kuvugwa, ariko si uko byose ari byo kandi si nuko abantu bose babyumvikanaho. Gusa uwo munsi wo urahari. Nanone kandi turagaruka kuri bimwe mu bisobanuro by'ubukurwaho ndetse n'uko wizihizwa mu mpande zitandukanye z'isi. Iyi ni Inzobere TV show. Kuri uwo munsi abasore n'inkumi bakundana bahana impano zitandukanye ziganjemo impapuro zanditseho imitoma, indabo z'amaroza atukura, ubusanzwe uvuga urukundo rugurumana cyangwa passion mu ndimi z'amahanga. Aha bivugwa ko buri mwaka Saint Valentin hoherezwa amakarita agera kuri miliyari imwe, muri yo 83.6% akaba atangwa n'abagabo bayaha abo bakunda. Kubera iki Saint Valentin yashyizwe muri Gashyantare?
kera umunsi wo hagati mu kwezi kwa Gashyantare wafatwaga nk'ikimenyetso cy'urukundo n'uburumbuke kuva mu bihe bya kera cyangwa antikite. Mu Bugereki kwari ukwezi bibukagamo ubukwe bw'imana zabo zikomeye Zeus na Hera. Naho mu Baromani itariki ya 15 Gashyantare wabaga ari umunsi bizihizagaho Lupercals, aho baturaga ibitambo Lupercus, imana y'uburumbuke, fertilité mu rurimi rw'igifaransa. None se Saint Valentin ninde? Muri Kiliziya Gatolika habayeho ba Valentin batatu batandukanye bagiye bagirwa batagatifu cyangwa saints kubera ukwemera kwabo kutajegajega kwatumye bicwa nk'abahowe Imana n'ingoma z'igitugu zayoboraga Roma hari mu kinyejana cya gatatu. Aba ba Valentin ni abahe? Reka turebere hamwe abo ba Valentin. Valentin wa mbere yari Valentin wa Roma. Uyu yari padiri, akaba yarishwe mu kinyejana cya gatatu azira ukwemera kwe, ashyingurwa i Roma hafi y'inzira yitwaga Via Flaminia. Valentin wa kabiri yari Valentin wa Terni. We yari umwepiskopi cyangwa bishop, nawe akaba yarishwe agashyingurwa hamwe n'uwa mbere yashyinguwe. Valentin wa gatatu ni Valentin wo mu maritiri wo mu majyaruguru ya Afurika. Amateka y'uyu Valentin ntagazwi neza. Muri abo Valentin batatu rero witirwa uyu munsi ni Valentin w'i Roma. Bivugwa ko ku ngoma y'umwami w'abami Claude w'umugome maze afata icyemezo ko nta musirikare uzongera gushaka. Hagati aho Valentin we yari akomeje gusezeranya rwishwa abakundana harimo n'abasore b'abasirikare. Ibi byaje kumenyekana bukuru, arafatwa arafungwa. Ku munsi wo kunyongwa rero hari ku itariki ya 14 Gashyantare. Uyu munsi yoherereje umukobwa wari ufite se yacungwaga iyo gereza agapapuro kanditseho amagambo agira ati biturutse kuri Valentin wawe. Uwo mukobwa ngo Valentin yamwibonagamo cyane. Ngayo ngo kuko Valentin yagizwe umurinzi w'abakundana cyangwa le patron des amoureux. Uyu munsi wa Saint Valentin wizihizwa hirya no hino ku isi. Reka turebere hamwe kwizihizwa hirya no hino. Ubundi uyu munsi kera wafatwaga nk'uwo basiribateri kurusha abakundana. Abasore n'abakobwa bakinaga umukino aho abakobwa bihishaga maze abasore bakabashaka. Iyo umusore yavumburaga umukobwa bagombaga gushyingirwana mbere y'uwo mwaka, mbere y'uko uwo mwaka urangira. Ibaze nawe, ibi byari bitangaje cyane. Mu kinyejana cya 14 nibwo Ubwongereza uwo munsi wafashwe nk'urukundo koko, kuko bemeraga ko inyoni z'ingabo n'iz'ingore zihura kuri uwo munsi. Kuri uwo munsi nanone bamwe mu bakristo bajya gusura bimwe mu bisigazwa by'abantu hagiye hatandukanye hirya no hino ku isi. Nanone kandi mu Bushinwa na Taiwan kuva mu mwaka w'1980 umunsi wa Saint Valentin urizihizwa cyane. Mu Buyapani ho ntibiba bisanzwe kuko kuri uwo munsi abagore n'abakobwa bategetswe kuzanira abagabo n'abasore bakorana za shokora zihenze. Gusa mu Buyapani nanone ikindi kintu gitangaje nuko ku itariki ya 14 Werurwe abagabo nabo bishyura bagaha abashiki babo imyenda, inkweto cyangwa ikindi kintu gifite ibara ry'umweru gihenze byibura inshuro 3 kurenza ya shokora yaguriwe. Iyo tariki ya 14 Werurwe bayita White Day. Mu gihugu cya Brazil ho bagira umunsi w'abakundana utandukanye cyangwa se wihariye, dore ko uyu munsi wizihiza ku itariki ya 14 Kamena bakawita Dos Namorados. Muri Colombia ho uba kuwa gatandatu wa gatatu w'ukwa 9 ukaba witwa Dia del Amor y Amistad, umunsi w'urukundo n'ubushuti. Reka twigarukire mu Rwanda. Mu Rwanda naho kuva mu mwaka w'1998 uyu munsi witaweho cyane kandi ugenda utera imbere umwaka ku mwaka, ndetse kuri ubu mu bo tubona nk'abanyeshuri muri za kaminuza baba ari buboneka nk'abawizihiza cyane kurusha abandi, cyane ko benshi baba babyungukiyemo bakerekana ingufu z'urukundo rwabo aho rugera. Nkuko tubisoma mu bitabo byinshi by'amateka, umunsi wa 14 Gashyantare mu gihe cyo hagati cyangwa Moyen Age wari umunsi wakorwagaho ibikorwa by'umwijima gusa ndetse ugafatwa nk'umunsi wo gusambana. Umwanditsi Jean-Claude Kaufmann mu gitabo cye yise Saint Valentin mon amour abivuye umuzingo. Reka turebere hamwe zimwe mu mpamvu umukristo adakwiye kwizihiza uyu munsi w'abakundana. Bamwe mu banenga uyu munsi bahera ku nkomoko yawo bakavuga ko ari umunsi w'abadayimoni ndetse n'ibigirwamana, ariko ibyo nta gaciro na gato bifite. Ubwiza cyangwa ubw'ikintu runaka ntigiterwa n'inkomoko yacyo. N'umuntu avuka ari umwana wa maraya ariko Imana ikamwemera kandi yaravukiye mu nzira z'ubusambanyi. Ahubwo reka turebere hamwe mu mpamvu z'ukuri umukristo adakwiye kwizihiza uyu munsi. Mu by'ukuri iki gikorwa ubwacyo ku bakundana hagati yabo gishobora kuba cyiza cyangwa kikaba kibi bitewe n'umutima w'abagikora n'uburyo bagikoramo, ariko mu rwego rwa gikristo ho nta butumwa bwiza bitanga
kubera impamvu zikurikira. Iya mbere, nta gihamya gihari cyerekana ko Valentin ari umutagatifu. Iyo twizihiza umunsi w'abakundana tuba twamamaza kandi duhamya ko Valentin ari umutagatifu, kandi nta gihamya cyabyo tuba dufite. Ubutwari bw'umuntu abantu bashobora kubumenya, ariko ubutagatifu bw'umuntu bumenywa n'Imana yonyine. Abantu duhamya ko abatagatifu ari abo tubwirwa n'ibyanditswe byera, Bibiliya, n'abandi. Nubwo haba hari ibikorwa by'ubutwari tubaziho, ibyo ntibihagije kugira ngo babe abatagatifu imbere y'Imana, kuko Imana yireba n'ibyabereye ahiherereye twebwe abantu ubwacu tudashobora kubona. Kereka Umwuka Wera duhishuriye ko umuntu ari umutagatifu nibwo twabyemera, nubwo uwo muntu yaba atanditse muri Bibiliya. Kwizihiza Saint Valentin ku mukristo rero ni ibigaragaza ko umuntu atazi ibyo arimo, yizihiza anamamaza ibyo atazi. Icya kabiri, umunsi w'abakundana ni umunsi ibikorwa by'umwijima byiganza, cyane cyane ibikorwa by'umucyo ku isi. Nubwo uyu munsi wizihizwa n'ingeri zose ku isi, ariko ni umunsi umwijima w'ibyaha by'ubusambanyi n'ubuhehesi birushaho kuba byinshi ku isi, ibi ugereranyije n'indi minsi, kubera ko abapagani baba babonye umwanya wo gukora ibyaha kurusha uko bari basanzwe babikora. Benshi mu bakristu b'abanyantege nke nanone basubira inyuma bagakora ibyaha by'ubusambanyi n'ubuhehesi. Mbese byanga bikunda ijanisha ry'ibyaha by'ubusambanyi n'ubuhehesi ku isi biriyongera. Gusa nanone ntitwakwibagirwa ko hari abawizihiza badakoze ibyo byaha. Bitandukanye n'indi minsi mikuru nka Noheli, Bonane ndetse na Pasika, kuko iyo minsi nubwo abanyabyaha barushaho gukora ibyaha, abakristo bo barushaho kwegera Imana, cyane cyane abanyantege nke mu gakiza bakahahembukira, kuko ari iminsi yizihizwa mu matorero. Ni mu gihe kandi umunsi w'abakundana ari umunsi uri aho gusa amatorero atizihiza, naho byitwa ko wizihizwa, ni mu bujiji nta butumwa bw'ukuri bitanga nk'uko twabibonye haruguru. Kwizihiza Saint Valentin ku mukristo rero ni ugutiza umurindi abanyabyaha wo gukora ibyaha, nubwo wowe wawizihiza utakora ibyaha. Ibyo rero ni uguhindura isi umwijima, kandi ijambo ry'Imana ritubwira ko ari twe mucyo w'isi. Ibi tubisanga muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 13 kugeza ku wa 16. Iyi ni Inzobere TV show. Mbere y'uko dusoza ikiganiro cyacu, ndakubutsa gukora subscribe. Ibiganiro nk'ibi n'ibindi bitandukanye ubisanga ku Inzobere TV show. Ikiganiro ko dufite uyu munsi reka tugihinira ahangaha nakagaruka. Muri kumwe nanjye Jean Demo Kessier. Bye.